mu gihe bari barimo gushutinga Rambo igice cya kane aricyo cyasohotse mu 2008 aragasene bari kuza gukoramo kibiye byose. Igisirikare cy'abamaimari kiba cyashimusa abamisiyoneri ndetse n'abaturage baba batuye muri iki cyaro kikajya kubakorera ibikorwa bya violence. Amerika itayohereza abasirikare bigenga aribo baba machinery kugira ngo bajye kubohoza bano bamisiyoneri baba bafashwe. Umuntu uri buze kubagayidinga muri urwo rugendo aba ari Rambo dore ko ari nawe utwaye ubwato. Mu gihe bano basirikare bigenga baba barimo kurwana n'iki gisirikare cy'abamaimari barabazengereza ku rwego ruri hejuru, uyu Rambo akaza kubibona. Ahita arwana ashaka kwegera imodoka ibiriho machine gun yo mu bwoko bwa Browning Mi-250 caliber heavy machine. Iyi ni imbunda iremereye ku rwego rudasanzwe, iyi ni nayo mpamvu ibiteretse ku modoka. Ifite ubushobozi bwo kurekura amasasu 10 yose mu isegonda rimwe. Uyu Rambo ahita atangira kurasa kiriya gisirikare cy'abamaimari afite umujinya mwinshi, ntago wakumva ubugise yakunzwe cyane mu Burayi, ikabiri na cinematic ku rwego ruri hejuru. Ubundi ni igiki gituma filimi za Rambo zikundwa ku rwego rudasanzwe, ibaze ko zimaze kwinjiza arenga miliyoni 850 zose z'amadolari. Nk'ubu umviye imibare, igice cya mbere cya Rambo cyasohotse mu 1982 kijya kurangira gitwaye budget ya miliyoni 15. Kikimara kugera ku isoko kinjiza box office ya miliyoni 125, ni ukuvuga ngo bungutse miliyoni 110. Iyi nyungu ni nyinshi cyane muri uyu mwaka wa 82. Aya mafaranga bari bungutse ugiye kuyashira mu gaciro kayo uyu munsi ushobora kubona miliyoni 500 z'amadolari. Kugira ngo ukomeze wumve uburyo zino filimi za Rambo zakunzwe, igice cya mbere kikimara gusohoka abasore base batangira kwiyogoshesha nka kuriya kugira ngo umusatsi wabo use nk'uwa Rambo. Reka tuvuge kuri bino bice bya Rambo ko ari 5, ariko mbere yuko dukomeza reka twizere ko dukoreye subscribe, twanafungura urubuga rwa Instagram ni Isumugari 250, ujya ukadufollowinga urabukoze cyane. Bajya gukora kino gice cya mbere cya Rambo, inkuru yayo bari bagikuye mu gitabo cyo mu 1972 aricyo bita Novella First Blood. Muri icyo gitabo ariko uyu Rambo yica abantu benshi ku buryo byari gutuma iyi nkuru ibumbukara, bikaza no gutuma abantu batayikunda cyane. Niyo mpamvu bafashe iyo nkuru yo muri icyo gitabo ariko bongeramo ibintu kugira ngo Sylvester Stallone azabagaragara nk'intwari, apana umuntu wica abantu gutyo gusa. Muri script bari bahaye character ya Rambo bari bavuze umusore uvuye mu ntambara muri Vietnam akaza ashaka kwiadjustinga mu buzima busanzwe. Uyu Rambo kubera ibihe bibi aba yaragiriye ku rugamba, abafite trauma, aza muri uyu mujyi wa Washington aje gushaka n'inshuti yiwe agasanga yitabye Imana. Muri uyu mujyi Rambo abajemo aza guhuramo na sheriff ariwe Will Tisley, namwishimire na gato akamutegeka kuva muri uyu mujyi, bikaza kurangira John Rambo yanze. Mu kwanga kuva muri uyu mujyi biza kurangira uyu sheriff amufunze, hanyuma uyu John Rambo mu gihe aba ari muri gereza ya trauma yiwe ikaza kuzamuka akatangira kwirwanaho. Iyo niyo script y'iki gice cya mbere cya John Rambo. Bajya gushutinga iyi filimi bayishutingiye mu Bwongereza, Colombia ndetse na Canada. Aka kantu ndabizi ko gashobora kubishya filimi, ariko wihangane kuba ngiye kukakubwira. Mu gushutinga kino gice cya mbere cya John Rambo, arsene nyinshi zagiye zikorwa n'aba stunt double. Ibi bivuze ko atari Sylvester Stallone wazikinye. Urugero ni nka ziriya scene zo kwirukanka cyane, kunyerera ku musozi cyangwa gusimbuka. Ariko ziriya scene zo kurwana begeranye niyo wagiye uzikina, dore ko iyo bashaka gushyiramo aba stunt double byari kugaragara ko babushyizemo. Nk'uko twabivuze tugitangira, iki gice cya mbere cya John Rambo cyinjije hafi inshuro 11 nayo bashoye. Umaze kunguka iyo nyungu, hanyuma nukora igice cya kabiri ntago wabutekereza. Iyi niyo mpamvu igice cya kabiri cyase gisohoka muri 85. Iki gice cya kabiri cyagiye gusohoka kizwi kandi cyari cyashowemo budget nini, dore ko cyatwaye miliyoni 25 zose, kina directing n'aba director 3. Iki gice cya kabiri cyase gikundwa ku rwego rudasanzwe. Nk'ubu nyumviriye imibare, ibaze gushora miliyoni 25, hanyuma ikintu ushoyemo kikahita cyinjiza miliyoni 310 zose. Mu bakunze kino gice cyane harimo na vie wanjye, ndamusoje cyane. Muri iki gice uyu Rambo aba yarafunzwe, biza kurangira Colonel Sam Tutman aje kumureba ngo amuhe misiyo y'ibanga yo kujya muri Vietnam kureba nimba ari abasirikare b'abanyamerika basigayeyo. Uyu Rambo aza kujya muri Vietnam, bikaza no kurangira ahubwo abohoje abasirikare b'abanyamerika basigayeyo, gusa biza kurangira ku munota wa nyuma Colonel Sam yanze kumugarura. Mu kwandika script z'iki gice cya kabiri cya John Rambo, uyu Sylvester Stallone nawe yanditsemo ibintu byinshi kuko n'ubundi yari amaze kugira izina rikomeye. Iyi filimi kandi bagombaga kuyishutingira mu mashyamba asa nk'ayo muri Vietnam, iyi niyo mpamvu bagiye muri Thailand. Mu gushutinga iyi filimi hafi biriya bintu byose wabonyemo byari ibyanyabyo, nka ziriya mbunda, buriya bwato, iriya helicopter, byose byari ibyanyabyo, ariko bakoresha tekinike bita polytechnics. Iyi ni tekinike yo gukoresha ibintu biturika nk'ibisasu, ariko bikaba biri muri control ku buryo nta muntu n'umwe bishobora kugirira nabi. Muri script z'iyi filimi kandi uyu John Rambo bari bamuhaye scene nkeya zo kuvuga amagambo, ahubwo bamuha scene nyinshi za action kugira ngo berekane ko ari umugabo w'ibikorwa gusa. Nimba wararebye iyi filimi wabonyemo umukobwa urimo kugayidinga uyu John Rambo muri Vietnam, ari uba witwa Kobao. Uyu mukobwa aza kugirana umubano na John Rambo, ariko biza kurangira aba Vietnam bamwivuganye.
uyu mukobwa wari bamushyizemo kugira ngo urwa rupfu rwiwe ruze kongerera umujinya Johnny Rambo, hanyuma yice bari aba Vietnam nabi cyane ku buryo scene zaba ziri aggressive ku rwego ruri hejuru. Mbere yuko dukomeza ariko ushobora kuba ukeneye iyi serivisi. Mu gihe waba ushaka kwiga indimi mu gihe gitoya kandi udahenzwe, wagana Global Tongues Academy. Bafite ubushobozi bwo kukwigisha indimi 16 zivugwa cyane ku isi kandi mu gihe gitoya. Dore nimero zabo nizo ziri kuri screen, kandi akarusha umuntu urimo kuza mbere y'uko kwezi kwa kabiri kurangira barimo kumugabanyiriza. Igice cya gatatu cya Johnny Rambo cyasohotse mu 1988. Icyo gihe gisohoka niyo filimi ya mbere ku isi yari itwaye budget nyinshi. Ibaze filimi yo muri 88 ikajya kurangira itwaye budget iri hagati ya miliyoni 58 na 63 zose. Iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoranabuhanga rya CGI ryari ririmo riratera imbere ku rwego ruri hejuru, ariko n'ubundi bakoresheje ibintu bya nyabyo ntago bigeze barikoresha cyane. Iyi filimi yagiye kurangira ikorewe mu bihugu bitatu aribyo Afghanistan, Misiri, Thailand ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri zino filimi za Rambo, indege, ibisasu ndetse n'imbunda byakoreshejwe byose byari ibya nyabyo. Iki gice cyo cyari gifite script za Johnny Rambo ajya gutabara inshuti yiwe ariyo Colonel Tutsman. Uyu mukoloneli aba yafashwe n'igisirikare cyo muri Afghanistan aricyo Soviet Force kiba kinakora n'ibikorwa bya violence. Uyu Rambo ajya muri Afghanistan gutabara uyu mukoloneli wenyine, gusa nyuma aza kwiyunga ku kindi gisirikare kiba kirwanya buno butegetsi. Mbere yuko batangira gushutinga amashusho y'iki gice, uyu Sylvester Stallone yabanje kujya muri gym kuko bashaka azaba afite umubiri w'abakomando. Kandi scene nyinshi yari gukina muri iyi filimi yari kuba yambaye isengeri iri buze kugaragaza umubiri wiwe. Iyi niyo mpamvu yabanje kujya muri gym. Uziko si filimi ya Rambo igisohoka yasiyandikwa muri Guinness World Record nka filimi irimo ibikorwa byinshi bya violence. Iyi filimi irimo impfu 200 zo kuri screen. Iyi niyo mpamvu yanditse muri kino gitabo cya Guinness World Record. Mu gushutinga iyi filimi uriya mukinnyi wayo w'ibanze ari we Sylvester Stallone yikoreye amastanti yiwe yose. Ibintu byari bigiye guteza ikibazo gikomeye cyane, dore ko yaragiye no kubiburiramo ubuzima. Nimba wararebye iyi filimi warabibonye ko harimo scene nyinshi z'ibiturika, kandi nk'uko twigeze kubivugaho biriya biturika byari ibyanyabyo koko. Mu gihe babaga barimo gushutinga, uyu Sylvester Stallone yabicaga byegereye kugira ngo scene zizabe zigaragara nk'izanyazo, bimwe mu bintu byatezaga ibibazo kuri set. Mu gihe bari barimo gushutinga iyi filimi, yagiye yikubita hasi inshuro nyinshi akanavunika imbavu ziwe kubera kwegera biriya bisasu gusa. Iyi filimi yagiye kurangira itwaye budget ya miliyoni 63 z'amadolari, ikimara kugera ku isoko yinjiza miliyoni 189 z'amadolari. Ni ukuvuga ngo bungutse miliyoni 123, ariko ku bwabo barahombye bitewe n'izindi filimi ya Rambo yari imaze kwandika, cyangwa banashingiye ku gice cya kabiri amafaranga cyari cyarinjije. Mu 2008 nibwo igice cya kane cya Rambo cyasohotse kijya kurangira gitwaye budget ya miliyoni 50 zose z'amadolari. Nujya ku rubuga rwa Wikipedia ukaza kubibaza, baraza kukubwira ko kino gice cya Rambo cya kane aricyo gice kiri extremely violence, bishatse kuvuga ko aricyo gice kirimo ubugome budasanzwe. Iki gice cya kane cya Rambo kiri realistic, disturbing, war violence, binavuze ko ubundi nta n'umwana ugomba kukireba. Umuntu wakidirectinze ni mwenyewe Sylvester Stallone, kandi nawe wari umukinnyi w'imena. Muri iki gice ni naho harimo ya scene twatanye tuvugaho aho Johnny Rambo bari kuri machine gun, imwe muri scene ziri violence ku rwego ruri hejuru. Wumve ko iyi Rambo kandi nta gihembo na kimwe cya filimi ifite bitewe na ziriya scene ziri violence, cyane cyane iriya ya Johnny Rambo ari kuri machine gun. Iki ni nacyo gice cyagombaga kuba icya nyuma cya Johnny Rambo, dore ko n'ubundi kirangiriye Johnny Rambo atashye asubiye iwabo. Iki gice kiranatangaje cyane. Uyu Sylvester Stallone niwe wacyanditse akibera director, kandi nawe wari umukinnyi w'imena. Mu kucyandika yari yasizemo amagambo makeya, ashyiramo scene nyinshi za action, kandi yashaka ko kino gice kizakora ku mitima y'abantu, kandi nako byagenze kikimara gusohoka. Kiri no mu bice birimo scene nyinshi ziri complex, dore ko zira scene zo kurwana mu matsinda harimo n'ibikoresho byinshi cyane cyane bya gisirikare, aba ari scene ziba zigoranye cyane. Iki gice cyagiye no gusohoka hashize imyaka 20 yose gatatu isohotse, kandi iyo kiza guhomba uyu Sylvester Stallone izina rye ryari kuba ryangiritse ku rwego ruri hejuru. Gusa icyiza kino gice kikimara kugera ku isoko cyinjije miliyoni 113, byumvikana ko bungutse miliyoni 63 zose. Igice cya nyuma cya Johnny Rambo cyasohotse mu 2019 gisohoka cyitwa Last Blood. Nk'uko izina ribivuga nicyo gice cya nyuma, kandi cyagiye gusohoka gitwaye budget ya miliyoni 50 zose z'amadolari. Wibuka ko igice cya kane cyarangiye Johnny Rambo asubiye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gice cya gatanu niho gitangirira atuye mu butaka bwa Arizona. Uyu Johnny Rambo ababayeho ubuzima butuje ahangaha muri Arizona kugeza igihe abagabo bo muri Mexico b'abakarta baza gushimuta umukobwa wabereye uncle ariwe Gabriela. Uyu Johnny Rambo atajya muri kino gihugu cya Mexico, ari naza kumenyera ko bano bagabo b'abakarta baba bakora human traffic. Kubera ibintu baba barakoreye uyu mukobwa Gabriela, ahita atangira ibikorwa byo kwihorera, cyane cyane abazanye mu mujyi wiwe ariho Arizona, haba arimo n'indake yiwe aba yaracukuye.
Ikintu gitangaje, uyu Sylvester Stallone iyi filime yakinnye afite imyaka 72 kandi bino bintu baba ari ibintu bidasanzwe ku muntu ugiye gukina ziriya scene za action. Nkuko byari bisanzwe muri filimi za Rambo, ahangaha nabo bakoresheje ibisasu bya nyabyo ariko muri practical effect ku buryo ari abantu bagiye babikomerekeramo ariko bitari cyane. Iyi filimi ikimara gusohoka, kari agasene ka nyuma John Rambo yicaye hanze arimo kwirebera izuba, abafana barakishimiye cyane bavuga ko ariko gasene ka mbere kerekana John Rambo ari mu mutuzo kandi nako gasene ka nyuma ka filimi yatangiye muri 82. Imwe muri scene zakunzwe cyane muri iyi filimi kandi akaba ari na scene y'ibihe byose ni iriya scene ya Sylvester Stallone aho kuramo umuntu umutima akawumwereka mu maso yiwe. Ibyo abikora kuri uyu mugabo ari we Villain Hugo Martinez, dore ko aba yaranamusezeranyije ko azamwereka umutima wiwe mbere y'uko amwica. Iyi filimi ikimara kugera ku isoko yinjije box office ya $91 byumvikana ko bungutse $40 z'amadolari. Kugeza ubu nta yindi filimi ya Rambo zigera ubona, iki nicyo gice cyayo cya nyuma. Wowe twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane.